niba ari n'amanyanga yo muri uno mupira bakuyemo inyungu baba baragize barabisaba biziranyeho ubu rero bikomeza bavunguraho impamvu ndi kubivuga nibavungura bizagezo bataka ahantu hatari ngombwa hatuma tumenya ngo ese nk'ubu bageze bakavuga ngo iyi match twayifixize turi kumwe n'urugero aho ngaho babimenya inda aho ngaho babimenya inda niyo mpamvu bombi bari bakwiye kuzitekerezaho bakabona uburyo babaye nakubwiye ngo na Sam ntashobora kubihakana buriya hazagira igihe hagira urenga umurongo hazagira igihe hagira ukandagira umuzamu njye navuze ko nzasanga umuswa aho ukomoka ntabwo aho ikiguri cyawo kiri nabonye uvuga ngo uzakurikirana ngo ikiguri cy'umuswa ahantu kiri ngiye nzakurikirana ijeri aho rivugira aho risakuriza ku muyoboro mu mwobo muri uwo mwobo ijeri ririmo riza risakuza rije kumenasa murabizi ijeri rivuga riba ririmo risakuriza abantu kuri site twajyaga tuguruka ubwo nkashaka no kumukubita nkabona ntiyoroshye nawe akambwira ko nawe yankubita bose akadukiza we nawe hari igihe bazinyaga radio hari igihe batonganaga batahuriza ku kintu kimwe bagatukana no kubabyeyi kuri mikoro bakanabikora na regisi kandi Taiffa afite karite imwe ntabwo abeshya ku kintu ariko nta nicyo atinya tuvuge niba ziko wigeze nko wenda kuvuga nko kuruka nk'ahantu mu muhanda urumva n'ikintu kigize iyo mutangiye guhangana arabiza agukubitira mu ivi nikomeza guhatana kuriya azabyira gutya ajya avuga nk'ibintu bya Karenzi twe tutigeze tunamenya biri byo ariko byari byihishe ari nkongi nkobagira inama bombi ko urumva nabantu twakoranye bashatse zira ntambara bazihorera kuko bizarangira ufite radio ari wohombye kuko bizatuma agenda mugaragaza buhoro agenda bati wakoze iki cyagiye atamubeshyera birangire bigiye ku karubanda je nabyihorera ndi oya ariko nubundi bintu nka biriya nagari byiza pe nagari byiza bayihorere kuko bizarangira je nabyumvise baterana amagambo mu buryo bumwe cyangwa ubundi bimwe biza nkiyo tugiye kureba byagenze babyumva bishakiye imirimo muri YouTube nibo bahita babikurura bakabihuza hari bitwa ngo bahashe impaya niba ari TV niba ari bande nabo ngabo bahita baprofita nabo bakishakiramo views none baba bakeneye kubaho nabo mu by'ukuri iriya diweri bazayihorera oya naga ari ibintu nta kitarabashije kumva oya none se regisi nakubwiye ngo regisi muzi mu myaka 20 ishize niba titarabashije kumva diori yawe na Taiffa kuri radio muri sitire bagatukana no kubabye narabumvaga cyane narabumvaga cyane nubundi hari gihe twashaka gufatana kanyizo akenterivena agahagarara abagabo we nawo oroshyura imere gasamira twese twari imiriro oya n'ubu mwese muri imiriro reje akikiza bwagakoga bukeye byashize samunatabire kabira ibintu bizabarangira bimwambitse ubusa Taiffa n'umuntu utafite nuko ngo ameze baba nkuko warwana n'umuntu udatsimba rvuga ati hose twagerayo yego ati byose bishoboka urwana umuhenerezo ntabwo bose babireke ariko ntabanga kugirira witwa Surubuni Mungu ngarambe mwene ngarambe wa ntabanga agira yo muje munyene muvuze ngo ni muri diwe ahese inguni complete cyane ariko azi kubara inkuru yo yiteretse abakubwira ati niwe muntu kubarira inkuru ikaryoha izikarite dutandukaniyeho cyo shobora guhangana n'umuntu hagira ibyo nza guhisha simbivuge wenda mbimuziho nubwo nanjye ntoroshye oya nago woroshye nanjye rwose ndi abantu barakuzi kutoroshye ariko aho nandukanye icyo nkubwira aho nandukanye na Taiffa we nta banga yagira nuko ngo mugiyemo nuko ngo arakwambika ubusa kubyaza ibyo murarwana icyo adashobora gukora no kuvuga ngo wakoze icyo utaragikoze gakikubeshyere ariko arazana n'ibitari ngombwa kandi wakoze bitereke hari abantu babimenya atari ngombwa no mpamvu rwose nk'abantu bari hafi y'umutaramu Samu bamubwira bati rikyo diweri yawe na Surubuni ntuzayitsinda oya ni icecekere na Surubuni azaceceka nta n'inyungu ni icecekere nta kindi rwose kurusha kwicecekera numva ari byo byamufasha ahubwo paraporo y'abantu y'abantu bi kavuge gutyo
oya niyiturize rwose iyo nama umugiriye niyo ubwo rero Taiffa nawe ubwo twamusozaga ubwo kandi iyo irajyana ni kuko n'ubundi hari n'indi duel hagati ya Mupenzi to na Sam nabo bashatse yego ntose ntimuyizi ntivugwa umwe ntavuga ariko ndakavuga ariko bica mu buryo bumwe cyangwa ubundi nayo bashatse bayihorera impamvu bakayihoreye nabo bizarangira bambikanye ubusa uti gute baziranye babaye abavandimwe kugira ngo byumve baziranyeho byinshi najyaga mbabona bazanye kuvunjisha amadolari harakuba ku muhinde munsi ya City Red habaga umuhinde n'abantu banywanye yego uyu munsi bajya kunywana ntawe babibwiye yego ntawe babisangije mu bakurikira umupira none bagiye gushwana none gushwana kwabaho barashaka ngo babidusangize babidusige iryo ni ikosa ku bantu b'abagabo kandi barabanye kuri rwa rwego kugira ngo byumve neza ni ikosa rikomeye by'abantu benshi basuye Eto Mupenzi hariya afunze ndabizi ariko nta muntu n'umwe wigeze usura Eto inshuro nyinshi nka SamKarenzi ni inshuti nuvuga ngo babaye barumwe yari nk'umugabo n'umugore reka mvuge gutyo mu buryo bumwe cyangwa ubundi pe barumwe bahangayikiranye n'iki barasangiye baziranye amabanga menshi kandi nemeza ko yose atari meza atubatse umupira baziranye ameza na byari byo kubaka umupira barimo zari inyungu zabo bwite umunsi rero bitera abantu umujinya bajya kudusangiza ko bashwanye none ngo batangire umwe avuga undi mu migani undi amumutumeho mu bundi buryo amutumeho ku bandi kuko icyo nicyo kingi ndi kumva ari numva nk'abamutangazaji nkumva iki nkumva byanze bikunze hari ubutumwa nkumva ni bose sibo nkumva ni intumwa zoherejwe wenda n'undi reka mvuge wenda nkabata nk'intumwa zoherejwe na Eto ni urugero ubwo singiye guca ku ruhande Samu yasubiza ukumva abasubije ashaka nawe gusubiza uwohereje ubutumwa ibyo rero nicyo ndi kuvuga ngo baranywanye niba ari n'amanyanga yo muri uno mupira bakuyemo inyungu baba baragize babiziranyeho ubu rero bikomeza bavunguraho impamvu ndi kubivuga nibavungura bizagezeho bataka ahantu hatari ngombwa hatuma tumenya ngo ese nk'ubu bageze bakavuga ngo iyi match twayifixize turi kumwe n'urugero aho ngaho babimennye inda aho ngaho babimennye inda niyo mpamvu bombi bari bakwiye kuzitekerezaho bakabona uburyo babaye nakubwiye ngo na Samu ntashobora kubihakana buriya yasuye Eto i Kanombe mu kigo cya gisirikare ajyana n'uwitwa Sabiti Sabiti ni umuntu w'umugabo ndamukunda cyane pe karagiteri ya Sabiti igira abantu bake muri no monde ya sport umuntu ukamubona ko ari umunyabwenge kandi agakora ibintu bye kandi akaba n'umunyamahoro washaka ukavuga ko agendera ku magi birakureba ukagera utari kukabona ko ni umuntu w'umutaramu Sabiti ni inshuti ya Karenzi azicaze Karenzi amugira inama ave muri duel ye nabaye to kuko azi neza ukuri kw'ibyo basangiye bo arabazi yabaga ari kumwe nabo abareba cyangwa se bamwibeta ariko amabanga akaza kuyamenya azahagarare hagati yabo kuko arabizi neza ko ibyo badiringaga ku kigero cya 90% ntabwo zari inyungu z'umupira n'abasportif bo mu Rwanda ibyo rero niba barabigezeho bikazamo ibibazo bakabipfa biza kubisangiza ahubwo bitonde kuko ubuze ijambo nicyo kintu gifite impungenge kuko bagenda borosoranaho buhoro bizagezeho bakagera ku cyo bita mwayo niba ubwo bucuti bwabo bwarubakiye gukora ibintu bituba ku mupira oya simvuze gutyo ko byo bubakiyeho ndavuze ko bari baziranyeho ibintu byinshi yego kandi ibintu byinshi muri uno mupira wacu si byiza yego umupira wacu urimo amanyanga menshi rwose Sabiti kora icyo kintu nkuziho nk'umuntu w'umugabo uri inshuti ya Sam ntiyakunanira Eto nawe muzashaka umuntu waba inshuti ye cyane hari uwo ntavuze izina hano wahoze akina umupira w'amaguru na kapiteni w'ikipe imwe mu mwegere mwicare hamwe uramuzi se najyaga nserereza nti ubu niwe bujyana Amavubi mu gikombe cy'Afurika utatera igitego cy'umutwe aramutse anakwemerera amafaranga buriya niwe bayahereza ngo akugeraho nimba ari agafanta bakwemereye uriya niwe bakanyuza kuyakakugera urumva rwose bazageza bongo nicyo ndi kubabwira umva ko ibiba byose biri kunyuzwa mu bintu bisa n'imigani ntibarapfumura yego nibapfumura byaba skandale oya bizabyinjiramo bakwimena inda rwose ugasanga bishyize hanze
nibashaka barekera rwose bareke kuko nanone abantu ikindi kintu abafana nabo tuye tubabwiza ukuri abafana mwagiye nuko batagiye badashaka kwiyungurura ngo bamenye ubwenge abantu ko bakundana ari sheri shushu mwari mubizi kuki mushaka kumenya noneho uburyo batari abantu bakunda byacitse abantu bakunda byacitse niho utinyira cyane ibyo nguko ubwo ndabahanuye nanjye sinahanuye bake nanjye bazampanure oya aho ngaho ariko wowe uvuze ukuri uko ubibona uko byakagenze cyane kuko nanjye ubwanjye hari ibyo nzi ntavuga kandi bitabubaka bombi kandi byabaye babyihoreye ngahore si telefone wasakuze telefone ya regisi telefone yanjye yamenetse irasorana nka za telefone yanjye yamenetse nyisize ku muntu uyikora irasorana nka za tuvugane zabaga ku muhanda washiragamo igiciro ugiye nko guhamagara mu rugo irasora nka za telefone yanjye Kanyande kwinga bakanada nshimira witwa muvandimwe wakinye muri Rayon Sport arakoze cyane twarimo dusuhuza abantu ubwo ugeraho uti kudasuzana ubita mwene ngarambe Taiffa Bruno suze n'umuhungu wafata ikaramu bita Sagihobe Sagihobe representa wa Espanya nakubwiraga na Theo kuri Wembley ngeze kuri Basile nditsa kuko ngo te ariko nimba ari wowe kuri Wembley uvuga ngo niwe werekaga abantu niyo twerekaga imipira kuko hari umuntu watwunganiye yamambwira hano kuri WhatsApp yitwa David umenya umuntu umufana wa ariko na Yves Gakwerere umunyenyanza uri muri Amerika nawe mu bita Buffalo ngo mwana regis avuze yitwa Ndayisaba niwe watwerekaga match ya Wembley igikondo kitwa Ndayisaba Theo atayongeraho ngo Diweri ngo yarorenzo na super manager ngo yirakomeye namutehoya nayirakomeye Lorenzo na super manager no baraza guhirikana biraza gukomera super manager ngo arahuze mw'iyi minsi ariko inahuguka ngo umuriro uraka cyane harashya nyine witwa Yves Gakwerere hari twa Ramberi Makaveli abo bose bari en Amerique suhuze n'witwa Leoni twakonye kuri radio nawe aba i Washington District of Columbia Washington DC hari twa Ntagungira Alphonse ari muri Amerika musuhuze ndetse suhuze n'witwa Olive nawe twaturanyeho suhuze Mutagwera Richard avuye no mu bukwe ariko yagezeyo ubungu bari mu kazi rushengura bareyo nawe musuhuze uramuzi suhuze umugabo w'imfura cyane nkunda nitwa Gasore Serge yafashe agace ka Ntarama agahindura oya paradiso abwira rukuno aba akanyanya Emma Nahimana nawe aba Texas umwe wanagorobo wari waraduhaye isoko hano Patos atarabi nyaramo ibyo nguko nabo Canada sirahambuka twabukeyo Canada ubita Dani Hategeka umutaramu cyane ubita Hirwa Clarisse rwose muri Canada nawe witwa Arshavin witwa Denzo baramwibuka dukorana kuri City Radio kera abatwibuka ariko n'abantu batangiranye n'amaradiyo yigenga yitwa Denzo Washington Denzo undi twa Munganyiki Joseph Desire nuko twamitaga Denzo umwana w'igikondo shari yatwumita tente genda yidunda no afite amahera menshi cyane n'umufana wa Chelsea we aranambuka akagirondere kuyifana ubu ntibigutungure nk'ubu ushobora gusanga ari kubarizwa kuri rarya Negatwici ryamaze bahita ngo iki cyari kibuga cy'indege no bakita ngo iki hari yitwa Irthro arya ni Irthro ndashaka kuzajya mu Bwongereza ariko ndashaka kuzakorera inzego zirimo Visit Rwanda zibingiremo niba zinabyumva nta bundi busabe ntanga ndebe ukuntu herekeza nkajya kureba uko Visit Rwanda iba applique hari mu Bwongereza kwa Arsenal naringiye kubivuga ngo badafata abantu basinya nanjye ngo banyohereze kujya kureba iyo gahunda kumenya uko Visit Rwanda munekerezeho ujye kuri tele hari yo rero kuri ni igikorwa cyiza mwadukoreye nk'abanyarwanda muratwubahisha cyane birasa ngo tugende duherekezo turebe uko bimeze witwa Anna Kariza nawe musuhuze iminsi yageze yubire hari umutaramu twa Nzisabira Jean Claude uhari igikondo nawe igikondo ndabona yarashiriye muri Canada cyane nawe n'aba Christelle barajyanye kabisa
witwa ba prototype hari umutaramo witwa Robert nyiri AS Huye buriya yakinnye muri kaminuza Butare yize no muri groupe niwe nyiri AS Huye buriya yizanye ngo credit we namukura ariko ndabona AS imbaraga nke Robert bimeze bite ko mbona ifite imbaraga nke byakomeye nashaka batera nkunga bariko Eric nawe mu igaragaza bari abanyamakuru rwose sinjya mbumva ibi gusa njya kubona nkabona bakase nk'akantu bakantumiye nibi byose bijya gutangira ibi byose mubona kuza kuvuga gutya na gutya uyu munyamakuru nyirizina niwe wabitangiye niwe wabizanye kuko yagiye ahantu nayo babwiye mbere nza nkamuvugaho amukoraho inkuru niwe wagiye ahantu ngira ngo ni nk'ubutumwa ariko icyo gihe namumenyesheje ko nabwumvishije kuko abo yatumye baraje barabimbwira so kuri nge nta kibazo nagiranaga nawe nta kintu negeze kiri hagati gusa nanjye icyo gihe byaje kuntangaza ndavuga nti simbizi ukuntu byaje kuba bigenda so bantumiye ikiganiro yivovota arimo avuga ngo imirongo itukura ngo umunsi bayirenze ngo ibiki ariko ngewe ndashaka uwo munyamakuru ambwira iyo mirongo itukura ni iyihe noneho nyirenge turebe noneho bimeze bite iyo mirongo wowe yivuge uvuga uti uzavuga aha cyangwa agakora noneho iyo niyo mirongo itukura noneho nyirenge ndebe ibyo bikangisho uvuga ngewe Taiffa ubu narahagurutse nayo babwiye nje gucecekesha nje gusiba imyobo cyangwa se umwobo w'ijeri risakurizamo rituka abantu ryidoga ku bantu ritandukanya abantu nababwiye ngo hazagira igihe hagira urenga umurongo hazagira igihe hagira ukandagira umuzamu njye navuze ko nzasanga umuswa aho ukomoka ntabwo aho ikiguri cyawo kiri uzajya kuja kwa musisi Kazungu ugeze kutubwira story yo ku mahoro umuswa ntago wari warazonze buriya bwatsi bwo muri stade bawusanga mu migina aho ukomoka warazonze stade amahoro mu kibuga wibereye mu migina epfo urenza yitwa kwa musisi hepfo cyane mu gishanga niho abashinwa bawukuye ndumva abashinwa barati ibindi muri ibeshya ngo murashyiramo imiti ngo reka imiti urayishyira hawe tukukira hano munyumve mwishimye nta kintu mwangira na kimwe ibyo rwose ngo bihagaze gute ku munsi ngira ngo w'ejo bundi naje ahanini nsubiza navuga ku munyamakuru mbona asa naho ashaka kuzana intambara cyane cyane ariko ni ukuvuga ngo nanjye ndi tayari kama kawaida mba nambaye mba nikwije cyane rwose njye narababwiye nta kintu ntinya nta muntu n'umwe ntinya ku isi nta n'umwe siogopi jini wala jambazi ni ukuvuga ngo rero njye mba ndi tayari igihe cyose mba ndi tayari kandi ikindi cya kabiri rwose reka mbabwire mwa bantu mwe ntihazagira umuntu utinya ngavuge ngo wenda ngo bimeze gutya ngo Taiffa oya niwumva nakuvuze ibintu ukababara nawe ushaka ahantu ugenda wenda umvugire cyangwa se it's okay njye nta kibazo umanura ikiganiro umanura ikindi abaswahili niko bavuga ukimwaga mboga na mwaga ugari nta kindi ni sambamba ni 5 kwa 5 so mwabyiyumviye kuri uno munsi narabwengewe